sibyo hari icyo abarokore basangiyeho n'abatari abarokore n'abantu rusange bivuga ngo imibonano y'abashakanywe ngo ikorwa igihe cy'ibyishimo gusa kandi mu ndahiro bavuga ngo waba wishimye cyangwa ubabaye waba urwaye cyangwa uri muzima bivuze ngo urwaye ushobora guhengekera umuzima Bibiliya ikavuga ngo keretse igihe mwebwe mwabyumvikanye mu kigengo kandi icyo gihe nacyo mwirinde ko kiba kinini kugira ngo satani atabinjirira akabatandukanye sibyo imibonano y'abashakanye babarokore sibyo kuki barimo kwishyiramo ibya mwuka wera n'ubuhanuzi bigatuma basenyuka kandi gusenyuka kwizi ngo gusenyuka nabi kuko gusenyukira imbere mu mutima no mu bikorwa kandi iyo gusenyutse ntikubaho ko ntibagira ubagira inama bumva ko ari bo banyuma mu kujya inama wabimbwiraho iki ese wowe wemeranye nabyo koko reka nkubwire ikintu cya mbere habe ari umushumba aba ari umuvugabutumwa ushaka uba uri umuhanuzi ushaka aba ari apotere na bishop ni icyo waba uri icyo ari cyo cyose imbere y'Imana turi kuvuga ku bakristo yego umurimo w'Imana mu gihe wubatse urugo umurimo w'Imana uzagera mu buriri wawe oya da hanurwaga n'umuntu wari we wese ukibaza niba byarahanurwaga gutyo izi saha hakaba harimitswe abashumba b'abagore byagenze gute none umwubwo buhanuzi bwatambukaga nyine buri wese yagiye abyibazaho uko bitandukanye ariko nkangiye ko nagiye mbyibazaho nagiye nibaze se habaye iki se nibo babiziruye nyine noneho biremewe barongeye bahanura ko noneho ko Imana itanze uburenganzira yuko itanze uburenganzira ntabwo twigize tubona yuko atanze uburenganzira ariko jewe ikintu cyanezeza muri jewe nuko umurimo w'Imana ukomeza kwamamazwa hirya no hino abantu bakava mu byaha nicyo kintu nakwishimira naho hariho ibintu byo binavugwa n'abantu cyangwa bigashyirwaho n'abantu ariko imbere y'Imana nta cyaha kirimo uti urabyejeje yuko kwimika kurobanura abagore gusengera abagore guhereza abagore inkoni y'ubushumba nta cyaha kirimo ikintu cya mbere niba ari ukuba yahabwa inkoni y'ubushumba akaba yatuma benshi bahinduka bagahindurirwa gukurikira Imana jewe nta cyaha kuri jewe mbibonamo nta cyaha wabibonamo kuri wowe kuko ni ukwamamaza umurimo w'Imana hirya no hino ukaguka cyane ko iyo nshingano mwari musanzwe mwikora ariko yo guhindura abantu bagakizwa kwihanisha abantu ariko nta nkoni y'ubushumba ihari iyi nkoni y'ubushumba ivuze iki kuri Chantal none wari usanzwe ari umuvugabutumwa atumirwa amatorero hirya no hino akabwiriza akigisha uyu munsi akaba arobanuriwe kuba umushumba ivuze iki kuri wowe ivuze wenda nkufashe kuko ndabizi ko ibibazo byanjye iteka biba bigangaraye ivuze gukumirwa kugenda muri rya vugabutumwa iyo nkuru nibo yizi sano yisangiza we yatangiraga acyaha noneho muri uko gucyaha ati toke shetani abazimu umugabo akituriza ejo bikaba gutyo umugabo yakongera umugore agacyaha umugabo ageze aho ajya hanze ajya gusambana hanze noneho akava hanze yabikoze yanabihaze bigera nk'ahangaha akaza akaryama akagwivuta akisinzirira yimereye neza wa mugore wabwirwaga hanura icyo ubwo noneho ahanura ngo amuhanurira uwahanurira yabihaze yaje yimereye neza ubwo yakoze ibyaha ari we umujyanye yamuhanuriraga ngo ibyaha byanyu ntabwo aho ndimo kuhumva neza urumva mu kumuhanurira wubwe wa mwanya wo kuba bakozuza amabanga y'abashakanye yego warafata umwanya wo guhanurira Mana mugabo wanjye twubakire kandi nazi yamaze kurusenya hatangiye gusenga Imana ngo nibubakire urumva niba umugabo yamubwiraga ati mbishaka gutya yego noneho akaba atakibivuga kuko yabibonye ahandi yego ntaga kibimusaba niba atakibimusaba akaza akiryamira bugacya icyumweru undi agatangira guhanura ati Mana twubakire rurasenyutse twubakire akararavuga mu ndimi aziziwaya kandi ibintu ari we ngo agize ate ariko aziziwaya azizimanga
abatwumva rwose naka nako kari gakwiriye ko mu by'ukuri rero mu by'ukuri nimushake uburyo ki urugo rwanyu rugira gute rwubakwa neza ruba urugo rw'icyitegererezo. Ndagira ngo mbabwire ngo niba ugiye muri iki gikorwa cy'abashakanye nta mpamvu zo kugira ngo wowe ubwawe wumve yuko icyo umuntu agusabye gukora ari icyaha. Ni icyaha se gute? Kandi ni umugore wawe, ni umugabo wawe. Buri kintu icyo ari cyo cyose muracyemerewe kugira ngo buri umwe yishime. Niba mugiye kubikora akakusaba kugutegura, yatangira kugutegura ugatangira ukamwegezayo ngo ibi ni ibishitani, uru rugo se ruzubakwa gute? Urugo waje kubaka nyine rumeze gute niba wumva ushaka kurukoramo wowe ubwawe uko wiboneye? Rero mwongere mwisubiremo, urugo ruba rugomba kubakwa neza, buri kintu icyo ari cyo cyose mukacyemererwa. Abarokore mwisubiremo, mwongere mwisubiremo, kuko nimwe murimo kwisenyera icyo gikorwa cya. Murakoze bakundwa bacu cyangwa se bakunzi bacu b'Umuco Family Gospel TV. Turabashimiye kandi kongera kudukurikira kuri channel Umuco Family Gospel TV mu kiganiro cyacu cya Umuco Family dusanzwe tuganiramo, tugiramo n'abatumirwa benshi. Kongera gusubira rero muri studio turi kumwe n'umubyeyi umaze iminsi atuganira neza, abantu barimo kumva inyigisho ze aho ziganisha. Uyu munsi rero nifuje ko dusa naho duhindura hose ije gatoya mu kiganiro cyacu tugiye gukorana. Mwaramwumvise ko ari umuvugabutumwa, ari umukozi w'Imana, ntabwo yigisha imibonano, ntabwo yigisha abashakanye, ntabwo yigisha imiryango gusa ngo birangire aho, n'ivanjiri nayo arayigisha. Mama Chantal, nk'umuvugabutumwa, umukozi w'Imana, tuguhaye ikaze n'ubundi. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ati murakoze, ndabashimiye. Abadukurikiye bari imbere mu gihugu no hanze y'igihugu, tubahaye ikaze rero mu kiganiro Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Twaganiriye kenshi na Chantal ku mibanire y'abashakanye irimo kugenda nabi cyangwa se irimo gusenyuka, ndetse ku buryo bugaragara, yewe binagaragarira burya no mu cyegeranyo cy'inkiko zirimo kuba ku madivorce ko byazamutse cyane, bikagaragarira mu bushakashatsi cyangwa se burimo gukorwa, yewe n'ibirego mu mibanire y'abashakanye, aho usanga n'impfu zirimo kwiyongera z'abashakanye barimo kwamburana ubuzima. Ariko nta nubwo biba bikwiriye ko bigera ku gihe cy'uko bamburana ubuzima kandi baba barahuye bakuze. Rwose igihe agakiza kakamutsemo ni nka bya bindi ijambo ry'Imana rivuga ngo muri umunyu w'isi. Nongere nibutse aba bagore ko ari umunyu w'isi, aba bagabo ni umunyu w'isi, ngo iyo umunyu washizemo uburyohe ngo ikiba gisigaye aba ari iki? Aba ari ugutabwa hanze ngo ugakandagiranwa. Rero iyo agakiza kashize mu barokore, baba bapagani kurusha abapagani nyirizina cyangwa se abari abapagani. Ni nayo mpamvu ubona ko ingo nyinshi z'abashakanye zirimo zisenyuka, ariko z'abitwa barokore ni ukuri zisenyuka nabi, ku buryo no kuzisubiranya bigorana cyane, kuko aba bantu baba bakoze ibyo batekereje bose, sibyo? Uwitwa umurokore ni umuntu ukora ikintu yatekereje. Abapagani hari igihe avuga ati nagikoreshejwe n'inzoga, ni shetani se wanyobeje, ariko uyu muntu azi uburyo arwana na satani n'uburyo ashobora kumutsinda. Ndashaka rero, ndifuza ko tugirana ikiganiro gishingiye ku myubakire n'ubundi ku mibanire y'abashakanye, ariko cyubakiye ku ijambo ry'Imana. Nk'umuvugabutumwa, ubona gute ingo zirimo gusenyuka z'abarokore? Ese gira nk'ishusho duhese bwo zirahari, hari izisenyuka. Ese gusenyuka kwazo gushingira kuki? Ese uku gusenyuka kwazo ukugereranya gute n'ingo z'abadakijijwe gusenyuka kwazo? Urumva
ahangaha urugo ubundi rw'abantu bakijijwe njyewe ntabwo njye n'ibintu nenga cyane, ari nayo mpamvu byanteye guhaguruka kugira ngo yenda bamwe mu badukurikirana bagire uburyo bahinduramo ibi bintu byo kuba bakubaka urugo rwabo baruhindure ruzima. Ni ukuvuga ngo kugira ngo warumbajije ngo ese izo ngo zirahari, abarokore abantu bakijijwe nyine bafitanye ibibazo mu ngo nyine bakazisenya. Rero zirahari, ahubwo ni nazo umubare ni nawo munini cyane kurenza wenda kuko ari buziranye nabo, niyo mpamvu ubona ko ari munini. Ureka nkubwire ni ukuvuga ngo ubundi abantu bakijijwe, nawe umva iryo jambo gukizwa, nyine aba yarakijijwe, ntabwo yakagombye we aho kugira ngo asenye urugo, ahubwo yakagombye kuba yakubaka izaba ari gusenya. Ariko niba ubwe yafatiye mbere kugira ngo urugo rwiwe rube rwasenyuka, urumva ko ni ikintu gikomeye cyane, kandi noneho yitwa yuko agize gute akishijwe. Ndagira mbabwire ngo ntago barazisenya, ariko nta nubwo bajya bakunda kubigaragaza cyane, buri iyo byagaragaye biba byamaze kuba ibindi. Abenshi bahana amadivorce yo mu nzu, bakabana mu nzu, umwe ararukwe n'undi ararukwe, ugasanga nyine mu rugo rwabo harimo amacakubiri. Ariko jye ntago mbikunda, iyo mpageze ndahatinda. Ntabwo umupagani yasenya urugo ngo nawe usenye urugo, ibi bintu biba ari ibintu byumvikana. Niba uru rugo ubonye rujemo intambara, ubundi buriya umugore n'umugabo, umuntu ufite uruhare cyane mu gusengera urugo ni umugore. Rero iyo ubonye hajemo n'ibibazo bimeze gutya, ufata iya mbere ugasenga. Iyo usenze, ndagira mbabwire ngo Imana irumva. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irumva. Iyo usenze ukayisaba kukubakira urugo, iramanuka ikabikora, ukagira ibyo ukora, nawe ikagira gute ikagushyigikira. Yego, nta mpamvu zo kugira ngo Satani abe yagutera nawe ugire gute witere. Cyane cyane ngiye nkunda kubugamira ku bagore, kuko abagore bafite uruhare runini mu rugo. Umugore narababwiye ngo yabishatse urugo yarusenya, yabishatse yarwubaka. Niba ubonye mu rugo rwanyu murakijijwe, muri abarokore, yewe nimunarusenya muratuma abandi bantu benshi basenyuka. Abari babafitiye icyizere n'abari yego, tutarajya kure nuko mutwumvishije, nuko twinjiye mu kiganiro. Urumva yuko ugize igishyika cya kirokore nanone, uhise uba wa mudeperi bahoze bakuvuga bahoraga wumva ukuntu uhise winikiza, winjiye mwuka wera akabaramanutse ibitangaza. Reka nuko twinjiye mu kiganiro, reka twegereze bene data bari hirya no hino abadukurikiye, bamenye yuko bari kumwe na Pastor Karemera James ndetse na Evangeliste. Wabibwira yego ka kazina ngire ngo gakunda abantu, Akimanizanye kaje kandi koko kanitabye. Yego, ntabwo nibagirwa kwabwira ko ndi umugore ndubatse. Uri umugore urubatse kandi uracyabirimo? Birimo neza cyane. Kuba wubatse uri n'umugore, bose bumve yuko ari ishusho byibuza ituma uri hano. Yego, kuko hari n'icyakubabaje cyane. Mutwemerere rero twanzike ikiganiro cyacu n'isengesho rigufi ritanga ikaze ku badukurikiye twese. Yego, Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi, tuguha icyubahiro, tuguciriye bugufi, turi imbere yawe nk'abana bawe, ubwoko bwayishyanga witoranyirije, ugahitamo kuducishamo ubutumwa bwawe bwiza kuri bene data, ku bavandimwe bacu, ku muryango urimo gusenyuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turi hano duhagarika divorce, turi hano duhagarika gusenyuka kw'ingo, turi hano duhagarika gushwana kw'abashakanye, turi hano duhagarika guhararukana kw'abari kumwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turi hano twubaka ingo za gikristo zari zubakiye ku musingi muzima wo kwizerana no kwizera ijambo ryawe. Uyu munsi bakaba bibakiye ku nzaratsi n'ubupfumu n'ubucuraguzi n'ubukonikoni mu izina rya Yesu Kristo. Satani akaba yarahawe agatebe mu rugo rw'abashakanye bakundanye kandi bakijijwe bazi Imana, akajyamo akabyina akabahingamo
ubutabera ibyumba akabigira 6 cyari kimwe. Mu izina rya Yesu turahagarika iyo myuka y'ikuzimu ituruka hatazwa, hatabonwa, hatarebwa. Mu izina rya Yesu niho tuyitegekeye kuba n'ubundi. Turacecesha buri imbaraga z'umwijima uhereye kuri iki kiganiro kigiye gutambuka kuba dukurikiye. Turasanga ngo Mwuka Wera bari uherekeza iki kiganiro. Haleluya, haleluya. Shoro bashandara baba. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu imbabazi zawe zisumba ibyaha byacu, imbabazi zawe zisumba gushwana kwacu, imbabazi zawe zisumba amagambo mabi yo gukomeretsanya twahana. Reka imbabazi zawe zimanuke kuri buri muntu wumva iki kiganiro ndetse agashyira mu bikorwa inama zirimo n'ibyo tumugira, kuko twatumwe nawe, twatumwe na Mwuka Wera. Mwuka Wera yemeye ko tuvuga ibi, niyo mpamvu tumuhaye ikaze ku munyarwanda twumva, ku muganda twumva, ku mutanzania twumva, ku murundi, ku mukongomani, ku basudani, ku bandi bose, abanyamerika, abanyakanada, abanyabufaransa, abongereza, bose ushobora kumvira ijambo. Turatuma imbaraga zawe zidasanzwe ari abacu bimukiyeyo batuyeyo mu izina rya Yesu. Abo ba diaspora bose turabizi yuko bagenda bagahura n'impinduka zaho bari hatandukanye naho bavuye. Mu izina rya Yesu bahereza imbaraga zo kwihanganirayo, bahereza imbaraga zo gutsinda ibibagerageza bariyo. Mu izina rya Yesu bagume kwibanga ry'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ngo niryo mwuzuro wa byose. Nyagasani uwubakiye ku ijambo ryawe urugo rurakomera. Robo shandara hanura byinshi, twavuga byinshi, ariko duhaye ikaze Umwuka Wera kugira ngo abe ariwe tubanziriza kandi abe ariwe udusoreza. Ni mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen, amen, amen. Haleluya, amen. Haleluya. Bene data, ubwo twanzitse dushima Imana. Imana yaturinze, twashoje umwaka neza, twatangiye undi amahoro, kandi turacyari mu buntu bw'Imana. Ese Chantal, mwivuga butumwa ryawe ugereranya gute ubuntu bw'Imana cyangwa imbabazi z'Imana? Ibyo ngiye kwigisha nabitandukanye, ariko kuba twumva reka bumva ubuntu yuko n'ubundi ari nk'impuhwe. Yego, urumva impuhwe z'Imana n'ibyaha by'umuntu ubigereranya gute? Kuki bigaragara ko ibyaha bisa naho bishaka gusumba imbabazi z'Imana, kandi imbabazi z'Imana arizo zitwezaho ibyaha? Urumva uko byagenda kose ibyaha biba ari byinshi ku rwego twe tutabasha gusobanura, ariko nanone niyo byaba byinshi gute ntabwo byajya hejuru y'imbabazi z'Imana. Kuko imbabazi z'Imana ni ngari cyane. Imbabazi z'Imana twazivuga tukageza nimugoroba. Imbabazi z'Imana ntabwo zigeraho zitangira naho zigarukira. Imbabazi z'Imana ni ngari cyane. Abavuga butumwa murimo kuvugwaho kugwa, ngo uretse no kugwa ngo bagushije n'amazuru, ntago nkushyiramo. Ariko ubwo hagarara abavuga butumwa ngo uretse no kugwa ngo bagushije n'amazuru. Hari umuntu ugwa ngire ngo akagusha igihimba, ariko abandi bo barapfukamye n'amazuru ngire ngo arakubuka. Yego. Ese ni ukubera imbabazi z'Imana zagabanutse kuri mwe kavuga abavuga butumwa nawe uriyumvamo? Yego. Ariko abatwumva cyane nibo turimo tubwira, ni imbabazi z'Imana zabaye nke kuri mwe, ni ibyaha byabaye byinshi, cyangwa ubihuza gute? Cyangwa ni ugufungwa kw'isengero? Ari byo basigaye bitwaza. Oya, gufungwa kw'isengero ntabwo bafunze n'umunwa cyangwa ngo bafunge n'umutima. Ariko ibyaha byo birakorwa byibuza ko oya, ibyaha byo birakorwa cyane muri icyo cyiciro cy'abavuga butumwa. Urumva kuvaho insengero zikiriho naho zafungiwe, ubona ubu noneho ibyaha nyine kandi bikorwa n'abantu babaga mu nzu y'Imana byaragiye ku mubare muremure cyane, ku mubare mwinshi kurenza uko insengero zikiriho byari bimeze, bihishagamo ntibagaragare cyane. Uyu munsi rero arakora icyaha ntabone n'aho ajya kwihanira. Oya, ubu ngubu ho basigaye babikora ku mugaragaro, ubusambanyi ni ku mugaragaro, mbese ibyaha bitandukanye barabikorera ku mugaragaro, nta soni bakigira mbese muri make. Ubwo birahura na bwa buhanuzi bavugaga bati Imana irimo irayungurura. Oya, yarayunguruye na n'ubu iracyari kuyungurura rwose pe. Nk'umuvuga butumwa se uragira inama yihe nama? Yego. Uyu munsi hari abantu bari babafitemo icyizere cyane, hari abo wabyaje ubutumwa, sibyo? Hari bagenzi bawe mwari ku rwego rumwe mu gutanga ubwo butumwa, hari abana bakumvishije utanga ubwo butumwa, uyu munsi bari bukubone mu yindi shusho. Abo bantu wabagiriye ihe nama? Ese bazafata Chantal nka Chantal wa none ukora ibintu bitari byiza, cyangwa bazafata Chantal nk'umuvuga butumwa w'ejo wahagaraga ku ruhimbi rw'Imana akagora iby'Imana?
uri kumva niba wari umuvugabutumwa ukagera ubwo bakubonamo yuko utakiri umuvugabutumwa aho gukira ikindi kintu, inama ya mbere nta yindi ni iyo kugaruka. Imana iracyateze amaboko, Imana iracyafite imbabazi nyinshi ku buzima bwiwe, yakongera akagaruka, Imana ikongera ikamugirira impuhwe n'ibambe, akongera agasubira uko mbere byari bihoze. mvuze ko bavugabutumwa, ariko abatwumva rimwe na rimwe ntabwo bajya bamenya ko abapasiteri nawe ari abavugabutumwa. Yego. Hagiye wumva abavugabutumwa akumva wa wundi utaraba umupasitori, Yego. ariko ari abapasiteri bari mu cyiciro cy'abavugabutumwa. Yego. Ariko abapasiteri by'umwihariko aho batandukaniyeho n'abavugabutumwa, bo bakunda kugaragara mu ishusho y'ababyeyi, Yego. bumvirwa na buri wese. Yego. Umuvugabutumwa itandukaniro wenda nkatwe ababisobanukiwe, ni umuntu ushobora iyo tugereranya n'ibyanditswe, we ngo arasatura, Yego. sibyo, cyangwa se arasandaza. Mm. Umushumba akaba ari we urundarunda, Urundarunda. sibyo. Yego. Uyu munsi umushumba dufite, umupasiteri wa none, aho aracyashobora kurundarunda izatatanye cyangwa izanyanyagiritse. Yewe, umushumba ugifite kurundarunda izatatanye, ni ukuri pe ni umubare mukeya ukurikije kuba atakibishobora. Batakibishobora. Kuko niba ubonye intama yawe igiye ikangirika ikagenda, nyine urajugunya ugaterera iyo, ntabwo ukurikirana ngo umenye ngo se nabigenza gute, nagarura gute. Hari umuhanzi umwe uherutse kuririmba, arangije aravuga ngo mushumba, ngo akazi kawe ntabwo ari muri biro gusa, ngo va mu mikino, va mu miteto. Ntabwo akazi kawe ari ukwicara muri biro gusa, ahubwo akazi kawe ni ugukurikirana intama. Niba Imana yaragiye igashaka intama imwe ifite 99, igakurikirana intama imwe kugira ngo iyigarure, ni ishusho nziza, ni ishusho nziza yo kugira ngo natwe tugire gute turebereho. Rero umubare ni muke cyane wo kubabasha gukurikirana intama zabo ku bantu, ku bashumba batakizikurikirana. aba bashumba rero babwirwa nanjye ndimo, Yego. sibyo. Chantal nk'umuvugabutumwa, Yego. ashobora kuba ugiriwe n'ubuntu bwo kuba ikibihagazemo, Yego. kuko no kuza hano ukabivuga utazanywe no kuvuga ubishegu, kuko hari abavugabutumwa ejo babwirizaga, batumirwaga mu biterane n'amakonseri. Yego. Uyu munsi ushobora guhura nawe kuri social media, zapane imbona nkubone, ukibaza se ukavuga ni shitani ivuye ikuzimu, Yego. ni dayimoni rikuru rya ni madayimoni, bikakuyobera. Twebwe nk'abashumba, nk'abungeri, abarundarunda umukumbi w'Imana, sibyo. Ubona inshingano turimo gutakaza ari iyihe? Iyo twakabaye dukomeraho ni iyihe muri iki gihe cy'ifungwa z'insengero? Uri kumva ahangaha, niba Imana yaraguhamagaye ikaguhamagarira umurimo wo kurundarunda, wo kurundarunda ibyo ubona bisandajwe, byanze bikunze bikore neza nk'uko yabiguhamagari. Uzi neza ko abantu batakikora izo nshingano bitwaje yuko insengero zasenywe. Uzi ko Imana izabibabaza. Nukuri izabibabaza. Ntabwo ikubwiye kuba warundarunda gusa urusengero ruhari, niba rutakinahari ugomba kugira gute gukomeza ya nshingano, nubwo utabyuzuza 100%, ariko byibura Imana ikabona ko wagerageje. Rero niba urusengero runavuyeho ugaterera iyo, ntugire n'umwe wongera gukurikirana, byanze bikunze Imana izakubaza ino nshingano yaguhaye, kuko ntabwo wabakurikirana gusa bari mu rusengero. Niyo baba batari mu rusengero, wabakangura, wakora gurupe, wakora iki, n'ubundi umurimo w'Imana ugakomeza. Nuko uko biri kose, nuko byaba biteye kose, nta mpamvu yo gutakaza inshingano nk'umushumba. Ugomba gukurikirana intama mu byoroshye cyangwa se mu bikomeye, cyane ko n'intumwa zitangira ivugabutumwa ari nazo twigiraho. Kuri Paulo na bagenzi be, byabaye ngombwa ko bakora mu bihe bigoranye cyane bya nyuma ya Yesu, ndetse bemera no gupfa bahirimbanira ko ubutumwa bugera hirya none. Kandi uyu munsi nta upfa yishwe n'ivugabutumwa, niko kwinanirwa kwe. Tukiri aho rero, ndimo ndibaza ngo ejo bundi unyihanganire, wenda ikinyikubaje kitari ngombwa, ubwo mba ndimo nsasira ikibazo cyanjye, mba nshaka kuza gusorezaho nkubaza. Ejo bundi twagize gutya tubona itorero rya ADPR, bamwe twe mu barokore, nubwo batwita amacaci, ariko abenshi tuvuka muri iryo torero. Ni nayo mpamvu mu mvugo yanjye ngewe iteka nkoresha ngo ni mother church, itorero mama,
Yego. itorero rikuru yego sibyo ntago nkirikoreramo narikoyemo ivugabutumwa naribatirijwemo nariririmbyemo yego ariko se nkiririmo natangije ivugabutumwa riri hanze ya ADEPR Yego. nka ADEPR ariko twese turi Pentecote yego sibyo Mother Church itorero rikuru itorero mama cyangwa se ryabyaye ayandi yego sibyo ejo bundi ngira gutya mbona ryimitse cyangwa se rirobanuye abashumba b'abagore yego sinzi impamvu ahubwo wowe utarobanuwe ngira ngo uri kuri liste ikurikiye wenda buriya cyangwa ndimo ndavugira abazimu mu ndaro wa mugani w'umunyarwanda wasanga nawe wararobanuwe oya ariko ntago warobanuwe yego ese biriya bintu wabyakira bite nk'umurokore uno munsi ugihagaze Yego. ubwiriza ubutumwa wishimye ko muhawe agaciro muri ADEPR mukaba mugizwe n'abashumba cyangwa cyarakubaje kuko hari abo byarakaje hari abo ababyishimiye hari ababibonye nk'igitangaza hari ababibonye nka shitani ngo winjiye mu itorero wowe nkawe wabibonye mu yihe shusho wabyakiriye so ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwose ubivuzemo nabo narabibonyemo yego kimwe na bagenzi banjye nyine ko babibonyemo yego urumva ni ikintu cyabaye gisa naho gitungura abantu bitewe nuko na mbere hose hatambukaga ubuhanuzi bw'uko umugore aramutse aha ubushumba muri ADEPR Yego. yuko byaba bifatwa nk'icyaha ari ubuhanuzi ari ubuhanuzi ukibaza muri ubwo buhanuzi hari abagore babuhanuriraga cyangwa bwahanurwaga n'abagabo kugira ngo bakomeze baheze abagore hoya Eh. bwahanurwaga n'umuntu uwo ari we wese Reka da. ukibaza niba byarahanurwaga gutyo izi saha hakaba harimitswe abashumba b'abagore byagenze gute none nk'ubwo buhanuzi bwatambukaga nyine buri wese yagiye abyibazaho uko bitandukanye Yego. ariko nkanjye ko nagiye mbyibazaho nagiye nibaze se habaye iki se nibo babiziruye nyine noneho biremewe barongeye barahanura barongeye bahanura ko noneho ko Imana byemewe, itanze uburenganzira yuko itanze uburenganzira Yego. ntabyo twigeze tubona yuko atanze uburenganzira ariko jewe ikintu cyanezeza muri jewe nuko umurimo w'Imana ukomeza kwamamazwa hirya no hino abantu bakava mu byaha nicyo kintu nakwishimira Yego. naho hariho ibintu byo binavugwa n'abantu cyangwa bigashyirwaho n'abantu ariko imbere y'Imana nta n'icyaha kirimo nta cyaha kirimo yego uti urabyejeje yuko kwimika kurobanura abagore gusengera abagore guhereza abagore inkoni y'ubushumba nta cyaha kirimo ikintu cya mbere niba ari ukuba yahabwa inkoni y'ubushumba akaba yatuma benshi bahinduka bagahindurirwa gukurikira Imana jewe nta cyaha kuri jewe mbibonamo nta cyaha Jewe wabibonamo kuri ndabishyigikiye wowe kuko ni ukwamamaza umurimo w'Imana hirya no hino ukaguka cyane ko iyo nshingano mwari musanzwe mwikora ariko yo guhindura abantu yego bagakizwa kwihanisha abantu ariko nta nkoni y'ubushumba ihari urumva ni ikindi iyi nkoni y'ubushumba ivuze iki kuri Chantal none wari usanzwe ari umuvugabutumwa atumirwa amatorero hirya no hino akabwiriza akigisha uyu munsi akaba arobanuriwe kuba umushumba ivuze iki kuri wowe ivuze wenda nkufashe kuko ndabizi ko ibibazo byanjye iteka biba bigangaraye ivuze gukumirwa kugenda muri rya vugabutumwa wagendaga hirya no hino ukaba ugiye guhabwa inshingano zo kuba hamwe ukaba umubyeyi ukarera kuko nicyo gisobanuro cy'umushumba ese ivuze ububasha uhawe bwo gukosora amakosa amwe wajyaga ubona wenda ntushobore kuyakosora kuko utari muri uwo mwanya ivuze iki kuri Chantal wari umuvugabutumwa n'ubundi aboho wabwiriza ashyira abantu ku igaburo uyu munsi akaba yagizwe umushumba bivuze iki so ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere mu kanya niwe watangiye utubwira ngo ubundi umuvugabutumwa ngo nyine ni nko kuba wamugeranya nk'umuntu usandaza yego none nk'umushumba akarundarunda n'umuntu urundarunda kandi kuko ni nako kuri akarundarunda ibyo ari byasandaje yego ni ukuvuga ngo ahandi hantu ikintu ntindaho nibaza gusa yenda Imana ijya kugirira umuntu icyizere gutyo ibona yuko ibyo bintu azabishobora uzi kugira ngo uhabwe inkoni y'ubushumba uri n'umushumba mu rugo kandi bivuge gutya yego uri n'umushumba uhagarariye urugo ibi bintu ntabwo byoroshye nyine bisaba ubushishozi bwinshi jewe kuri jewe yego yego
kubera yuko kugira ngo umanaginge wegeranye inshingano zawe nk'umushumba nurangiza unegeranye mu rugo. Yego. Ni ibintu nyine wumva ushobora gutekerezaho ukageza nimugoroba. Cyangwa wenda nicyo cyaherezaga imbaraga kuba abagore bari batarasengerwa ku gipasiteri, bikaba byaherezaga imbaraga abagore b'itorero rya ADEPR kugira umwanya wisanzuye wo kubaka ingo zabo, batabisangizaga n'izindi nshingano zo kujya kubaka ingo z'abahandi. Reka nkubwire kereka uriho mwuka wera cyangwa se wenda Imana yigiriye ukundi kuntu, ariko ntabwo biba byoroshye aturetse umwuka wera, usibye ko dushaka kubyinjiramo bakatumerera nabi, ariko ntabwo biba byoroshye kuko ndatekereza neza ko hariho n'igihe bashaka kugutoranya kuba umushumba n'ubundi kwegeranya n'ibyo mu rugo bitakundaga. Yego. Aho noneho ukajya kuzambya ibintu. Ubwo rero bivuze ngo dukurikije ijambo wari uvuze n'iri ngiri ntarigiraho akabazo. Ese koko wemera ko Imana ari irobanura cyangwa abantu bashaka no kukurobanura birengagije na bya bindi by'iwawe mu rugo? Kuko Imana ijya kukurobanura ibizi ko uburyo ushobora kubibamo nuko waba mu byo mu rugo uko byari bimeze. Reka nkubwire, ni ukuvuga ngo nta muntu wigize arobanurwa ku bw'umubiri n'amaraso. Kuba umushumba ejo bundi. Yego. Nta muntu wigize arobanurwa kuba umushumba atazwi. Ubwo ni ukuvuga iki? Hari uburyo ushobora kuba mu itorero. Yego. Ariko ukaba uri wa muntu nyine uzwiho amafaranga, uzwiho ubushobozi, uzwiho ubwiza, uziho ijambo wenda rikomeye rigera kure, uzwiho ijambo nyine ushobora igitsure se. Yego. Rero hari ugutoranywa n'Imana, ariko nanone hari ukuba washyiraho umuntu ariko uri wo mwishiriyeho atari Imana yamutoranije. Ubwo rero uherereye hehe ku barobanuwe? Barobanuwe n'itorero, barobanuwe n'Imana? Harimo abarobanuwe n'itorero, Mana we mumbabare ntimunyumve nabi, ariko harimo abarobanuwe n'itorero. Ariko iki ni ikiganiro n'uwakumva nabi yaba aguhohoteye, kuko turimo turaganira kandi ahubwo we byakabaye bimufasha kwegera Imana cyane, nayo imubonemo hariya cyangwa se imugumishe hariya aho yashyizwe. Nta mpamvu rero yuko yagutera amabuye. Muri batatu nyine ngewe ibyo ndi kuvuga hafite impamvu ndimo ndabivuga. Ndaho da. Uzi ibinkozi z'amahano? Barobanuwe kuba bazwiho ubwiza, ariko atari ukuvuga ngo nyine nuko Imana yabo, cyangwa hajemo no kurobanura umugore wa runaka. Reka tubisimbuke ibyo ngibyo. Ababikoze n'ababikorewe bose barahari, bariyizi, buri wese yigenzure ku ruhande rwe. Twe twaganiraga nk'abakozi b'Imana kandi turi mu mwuka wera w'Imana. Kandi n'ikindi mwebwe mwagiriwe umugisha wo kurobanurwa. Yego. Niba murebe ku icyo cyizere mwagiriwe mubikore neza. Ubwo niyo nama ubagiriye. Bakora ibyo Imana ishaka, mukora inshingano z'umushumba, ntibajye ku marangamutima yabo, mujye ku marangamutima yanyu, mumashe kumanaginga ibyo mu rugo, mubashe no kurundarunda nk'abashumba uko abashumba barunda. Nimba ingo zabo zari zihari ntizisandare ngo bagiye gusana iby'ahandi. Mubikore neza, mubashe kubimanaginga neza. Imana iguhereza umugisha cyane. Ibi bintu byasasiraga ikibazo cyane nk'uko nabikubwiye. Ntihari ikibazo ndimo gusasira, ari nacyo nshaka ko dusorezaho. Ndabaza nyihanganire, abadukurikiye banyihanganire, ndabaza. Sindi umunyamakuru, ndi umupasiteri, kandi iby'amahire nanjye nkenera abambaza burya, kuko nsenga Imana nkayisaba nkavuga nti Imana, igihe cyose uzabona mbuze icyo nsubiza umuntu uzanyure ntaye, ariko igihe nkiriho jya umpereza icyo nsubiza umuntu, kuko uyu muntu ni umuntu nkanjye. Nta mpamvu rero yuko mbura igisubizo cy'icyambajije, kuko icyambajije ntabwo agikuyeho njye ntajye. Nimba ari mu ijoro nanjye njyayo, nimba ari ikuzimu wenda narahabanje, kuko Kristo azi kuzimu akamenya no mu ijoro. Uzi Kristo rero no mu ijoro ni kuzimu abahazi.
uko niko kwizera cyangwa se kwiringira kwanjye. Ubwo rero nifuje kukubaza ikibazo giciriritse ariko gisobanuye ikintu kinini cyane, kinini cyane. Hari inenge abarokore tujya tunengwa, sibyo? Gufata iby'agakiza tukabivanga n'iby'ubuzima busanzwe, noneho bikarangira twibuze kuri byose. Kristo ageze aho yaravuze ngo urumva we yatanze inzira ebyiri. Yaravuze ngo ibya Kayizari igihe cyabyo mu bihe Kayizari, iby'Imana igihe gikwiye mu bihe Imana, sibyo? Umuntu agiye gushaka, agiye mu rugo, yari umurokore, yigishijwe ko kubonana n'umugabo ari icyaha. Noneho si no kubonana nawe, agiye ahubwo ngire ngo kwitsiritana, buze nabivuga gute, ijambo ry'ikinyarwanda rikomeye. Noneho igikorwa agiyemo cyo gushaka, agiye kubana n'umugabo, ho bagomba kubonana babishaka cyangwa batabishaka. Ni nayo mpamvu mu isezerano, nubwo hari umupasiteri washenye avuga ngo ntaho byanditse muri Bibiliya, mu isezerano bavuga ngo waba urwaye cyangwa uri muzima, waba ubabaye cyangwa wishimye, iki gikorwa ugomba kugikora, sibyo? Hari icyo abarokore basangiyeho n'abatari abarokore n'abantu rusange. Bivuga ngo imibonano y'abashakanywe ngo ikorwa igihe cy'ibyishimo gusa, kandi mu ndahiro bavuga ngo waba wishimye cyangwa ubabaye, waba urwaye cyangwa uri muzima. Bivuze ngo urwaye ushobora guhengekera umuzima. Bibiliya ikavuga ngo keretse igihe mwebwe mwabyumvikanye mu kigengo, kandi icyo gihe nacyo mwirinde ko kiba kinini kugira ngo Satani atabinjirira akabatandukanya, sibyo? Imibonano y'abashakanye b'abarokore, sibyo? Kuki barimo kwishyiramo ibya Mwuka Wera n'ubuhanuzi, bigatuma basenyuka, kandi gusenyuka kwizi ngo gusenyuka nabi, kuko gusenyukira imbere mu mutima no mu bikorwa, kandi iyo gusenyutse ntikubaho ko ntibagira ubagira inama, bumva ko ari bo banyuma mu kujya inama. Wabimbwiraho iki? Ese wowe wemeranya nabyo koko? Reka nkubwire, ikintu cya mbere, habe ari umushumba, aba ari umuvugabutumwa, ushaka uba uri umuhanuzi, ushaka aba ari apotere na bishop, ni icyo waba uri icyo ari cyo cyose imbere y'Imana. Turi kuvuga ku bakristo. Yego. Umurimo w'Imana mu gihe wubatse, urugo, umurimo w'Imana uzagera mu buriri wawe. Oya da. Uhera mu buriri wawe. Buryo buri mubwiriza. Hari umuntu wambwiye, ndako Devi ariko rabikomereza, hari wambwiye ngo gusingiza Imana cyangwa kuramya Imana nyakuri ngo ni kiriya gikorwa. Ni kiriya gikorwa iyo cyakozwe. Oya cyenda. Oya niko kuri. Niko kuri mu byumve nk'ukuri. Oya. Mu byumve nk'ukuri. Niyo mpamvu Bibiliya sivuga ngo kuryamana kw'abashakanye kubahwe na buri wese. Ubwo ni nko kuramya Imana kw'ababiri babaye umwe, kubahwe na buri wese. Kubahwe na buri wese, kuko ntubizi icyo kintu bacyumve nk'uko namwe mu byibaze. Yego. Mwibaze ikintu Imana nyine ishyigikiye, Imana nyine ikintu yishimira. Oya ngo niko gusingiza Imana se? Imva ahubwo kunakomeye. Nanjye nakubwiye ngo umurimo w'Imana, waba uri umushumba, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umuhanuzi, uzahera mu cyumba hariya. Ibintu nubikora nabi, ukabikora nabi, inshingano ukazikora nabi, rwose umurimo w'Imana n'ahandi uzaba. Niyo mpamvu bivuga ngo nimba udashoboye kubireka, nk'abariya bihaye Imana, bikore neza. Nimba udashoboye kubikora neza, bireke. Pawulo niho yageze aravuga ngo nakabaye nifuza ko mwahitamo kubireka nkanjye. Cyangwa yarebaga ko atazabisingirizamo Imana ngo bishoboka. Ni igikorwa gikorwa neza, buri wese
akishima n'undi akishima, Imana yagize igatera vi. kuki abarokore barimo kugikora nabi? Nyine bari kugikora nabi kubera ko nta nubwo bazi yuko ari n'umurimo Imana ijya yitaho kureba ko ukora igisingizo cy'Imana cyane. Ntabwo abenshi nyine babisobanukiwe, ni nayo mpamvu turi hano kugira ngo babisobanukirwe yuko ari ikintu Imana irebaho cyane. Uzi yuko ubikora neza ukahabwa n'umugisha n'Imana kubera ko wabikoze neza, gahunda zose zikagenda neza. Mubyiteho nunahagera ukorana umwete, wumve yuko ari umurimo uri buguhe umusaruro n'imbere y'Imana, nayo ikaguha umugisha. Rero uriya murimo ni umurimo ukomeye cyane, n'Imana nayo ubwayo ikunda iyo ukozwe neza. kuki ariho Satani ategeraho? ariko wenda ko tutarakajyaho banza nkuriye aka kantu. Aba barokore babihuza n'imyemerere, abyita ibishitani, toka shitani. wa musoma nabashakanye bagira gusomana ngo abantu babareba toka shitani. Reka nkubwise dayimoni bayinje cyangwa ibayinje muri uri utokesha ahubwo. Reka nkubwise ukuri, ahubwo uri utokesha afite abadayimoni bigenza n'amaguru, acunge neza arebe neza. Abazimu n'abadayimoni se baba bamaze kumwinjirira gute? Garagaza iyo shusho. Niba wowe ubwawe ufashe umwanzuro ukavuga uti niyemeje kuva mu bukumi ngiye kubaka urugo, cyangwa se niyemeje kuva mu busore ngiye kubaka urugo, mu by'ukuri ntabwo uzajya muri runo rugo ari naho nimba ugeze muri iki gihe. So niba rero ugeze ku iki gikorwa, umubwiriza nyine nawe yabyanditse neza. Niba yaranditse ngo hari igihe cyo guseka, hari n'igihe cyo kurira, hari igihe cyo gukora, hari n'igihe cyo kudakora. Bivuze ngo rero niba ugeze mu gihe nyine cyo gukora iki gikorwa, gikore neza ko nicyo gihe kigezeho. Niba ugeze mu mwanya wo guhanura, hanura neza. Niba ugeze mu mwanya wo kubwiriza, bwiriza neza. Ariko niba ugeze no mu mwanya wo kubaka urugo, ubake neza. Na reka nkubwire, ubundi jewe mbifata ko umugore n'umugabo mu gihe Imana yabemereye mukemerwa mukajya mu rugo mukaba umugore n'umugabo, yego, nta kintu wakora kikabicyaye imbere y'Imana, mu gihe ari kiri kuzanira ibyishimo bya mwese, kuko Imana yarababanishije kugira umugore yishime n'umugabo yishime. Nta kintu n'iki na kimwe. Bivuze rero ni habaho impinduka mu mikinire yura mukino ya match kugira ngo ikitego kiboneke, buri wese azakire, ye kwita undi ndayi, ye kwita undi byiza duka cyane rwose, kuko ushobora gufata umukinnyi wo hagati, ushobora kutubonera igitego akajya imbere, urumva, cyangwa se umwe akazamuka undi akamanuka. Icyangombwa nuko intego yacu tugera ku gitego, kuko igitego nicyo kiri butuzanire ibyishimo. Abadukurikiye rero murumva izi zose ni inama murimo kugirwa. Abarokore bari hano hanze, umugabo abwira umugore ati dukine uyu mukino kugira ngo tubone igitego tugere ku byishimo byacu. Umugore ati toka shitani, ibyo ni iby'ikuzimu, ese ibyo wabikopeye mu byo wirirwamo. Umugore se yaba yatinyutse kubwira umugabo atari ko mwene data twakinnye umukino kugira ngo dukire kuri iki cyiciro, kuko buri wese akeneye ibyishimo muri uriya mukino. Urumva hari uwigize abikora gutya, yego, bose babanye ari abarokore, ariko umukobwa atarigeze hari n'ahantu na hamwe, yego, akora ikosa. Arangije rero ageze mu rugo barabana, ariko arangije umugabo yamubwira ati reka tubikore gutya. Umugore akamutera inkokora akamwegesa ati reka ibyo bintu sinabitinyuka. Kaza gukaraza abarokorezo. Wabyumvise? Yarangiza ati sinabitinyuka, ibyo sinabikora. Ahubwo azinduka mu gitondo ajya guhanura, akabyuka mu gitondo ajya kubwiriza, akagaruka umugabo yamukenera ati reka ibyo ni ibijyakuzimu. Mvuye hehe? Ati ibyo ngibyo sinabikora. Ndacyari mu mavuta. Nshuti yanjye, ni neza ko yageze ubwo agenda ajya gusambana hanze, aragenda ajya kubikora. Ubwo agiye gusambana ninde? Umugabo. Umugore yamwiyimye, yego, uvuga butumwa, ntashobora kuzuza inshingano, aratokesha shitani, ntiyamukoraho tuzabigarukaho. Mu by'ukuri yatumye ni nk'aho ari we wamwohereje gusambana. Aragenda ajya hanze ajya gukora ibyo umugore we yanga kugira gute gukora. Noneho yakwivira yimereye neza, agatangira akajya ahanura, akararamuhanurira.
kuko urumva niba umuntu yamaze kujya hanze kuko hari ibyo agusaba Yego. ntubyemere kandi we nta cyaha abibonamo ahubwo we urabibona nk'icyaha Yego. niba bibaye rimwe kabiri gatatu aragira habirambirwe agira gute ajya Agende. koroshya umubiri wiwe Yego. niba avuyeyo ntabwo ari buze kukubwira ngo ngwimo ahubwo arakureka si waha handi se urumva urugo rwabo rutari rugize noneho nimba numvishije neza umugore yatangiraga acyaha yego asoza ahanura ko umugabo yagiye yego urumva iyo nkuru nibo yizi sa n'uyisangiza we yatangiraga acyaha noneho muri uko gucyaha ati toke shetani abazimu umugabo akituriza ejo bikaba gutyo umugabo yakongera umugore agacyaha umugabo ageze aho ajya hanze ajya gusambana hanze noneho akava hanze yabikoze yanabihaze bigera nk'aha ngaha akaza akaryama akagwivuta akisinzirira yimereye neza wa mugore wabwirwaga ahanura icyo ubwo noneho ahanura ngo amuhanurira uwahanurira yabihaze yaje yimereye neza ubwo yakoze ibyaha ari we umujyanye yamuhanuriraga ngo ibyaha byanyu ntabwo aho ndimo kuhumva neza urumva mu kumuhanurira wubwe wa mwanya wo kuba bakozuza amabanga y'abashakanye yego warafata umwanya wo guhanurira mana mugabo wanjye twubakire kandi nazi yamaze kurusenya atangiye gusenga Imana ngo nibubakire urumva niba umugabo yamubwiraga ati mbishaka gutya yego noneho akaba atakibivuga kuko yabibonye ahandi yego ntago akibimusaba niba atakibimusaba akaza akiryamira bugacya icyumweru undi agatangira guhanura ati mana twubakire rurasenyutse twubakire akarara avuga mu ndimi azizi waya kandi ibintu ari we ngo agize ate ariko azizi waya azizi impanga abatwumva rwose nakana ko kari gakwiriye ko mu by'ukuri rero mu by'ukuri ni mushake uburyo ki urugo rwanyu rugira gute rwubakwa neza ruba urugo rw'icyitegererezo ndagira ngo mbabwire ngo niba ugiye muri iki gikorwa cy'abashakanye nta mpamvu zo kugira ngo wowe ubwawe wumve yuko icyo umuntu agusabye gukora ari icyaha ni icyaha se gute kandi ni umugore wawe ni umugabo wawe buri kintu icyo ari cyo cyose muracyemerewe kugira ngo buri umwe yishime niba mugiye kubikora akakusaba kugutegura yatangira kugutegura ugatangira ukamwegezayo ngo ibi ni ibishitani uru rugo se ruzubakwa gute urugo waje kubaka nyine rumeze gute niba wumva ushaka kurukoramo wowe ubwawe uko wiboneye rero mwongere mwisubiremo urugo ruba rugomba kubakwa neza buri kintu icyo ari cyo cyose mukacyemererwa abarokore mwisubiremo mwongere mwisubiremo kuko nimwe murimo kwisenyera icyo gikorwa cyahawe izina ry'uko ari uguhimbaza Imana cyane ni uguhimbaza Imana ntabwo ari ugusambana ni uguhimbaza Imana ntabwo ari dayimoni ni uguhimbaza Imana kuko Imana ijya kurema umugore yamuremye ngo ashimishe umugabo ariko si iyo ngingo nashaka gukurayo gusa ahubwo ijambo rirambwira ngo nuko ibona ko atari byiza ko uyu muntu aba wenyine kuko ijwi rya baze sauti ya simba ijwi ry'intare ry'umugabo haburaga iry'umugore ngo Imana yishime ni nayo mpamvu burya ngo iyo bari muri cya gikorwa cy'abashakanye abakiri bato bihangane nta bundi buryo twabivuga bumva ngo amajwi anyuranye urumva hariho ngo n'abajya kure noneho ahubwo ugasanga mama arimo aravuga ibintu uranyishe ku buryo ngo n'abana bashobora gushiduka niyo mpamvu babagira n'inama y'uko mwajya mugerageza kumanaginga igihe kidashobora guteza ko hari ba badamu birekura nyine akaba yavuga ati ni wowe wenyine urumva abana bakaba bakwibaza so urumva ayo majwi yose ashimisha Imana
soprano na bazi iyo zihuye mugerageze mwubaka ayo majwi inshuti zanjye n'abatayubakaga bageraga muri kiriya gikorwa cyo kubaka urugo nk'ibiragi nabyo twongere twige yuko ari ugusingiza Imana ku barokore n'abatari abarokore mwirekure musingiza Imana mugabo avuge burya ngo harya ngo niho mu muco iyo tusubiye mu muco usanzwe wacu wa kinyarwanda harya ngo niho abantu biyongeraga niho biyongeraga ku bakoze amakosa ubwo byabaye ibindi ngira ngo biyongera kuri za YouTube na kamera kuko iyo umwe akoshereje undi birukankira kuri kamera aho kwirukankira muri cya cyumba cy'ibanga umuco bamaze guta ariko ubundi niko ibintu na n'izi saha byakagombye kugenda nuko bamaze gukwepa nyine ukuri bakumva nyine umuco bawuta bakawugendera kure ariko ubundi nko ku bantu badukurikira batwumva bongere bagira umuco nyine bazajya ariho biyungira kuko iyo biyungiye hariya ibintu birungira bikaba byiza mukamera nkaho aribwo mucyubaka bwa mbere. Ubwo rero message y'umunsi ngira ngo yumvikanye igikorwa cy'abashakanye iyo gikozwe neza cyitwa indirimbo yo guhimbaza Imana. Uwo muziki rero abantu bawucuranze nta kibazo, icyo cyotero abantu bacyose nta kibazo, uwo mukino ukinwa ugatsindwa ibitego bikaboneka nibyo bizamura ibyishimo nta kibazo, ahubwo byose bifatikanya n'ijambo ry'Imana guhesha Imana icyubahiro. Imana iguhereza umugisha. Urakoze cyane kuko utuganiriye neza ku badukurikiye uhuje uburyo bw'imyemerere n'uburyo bw'ubuzima busanzwe bwa muntu. Twongeye twibutsa abantu ko ibi bintu byose tuvuga bikubiye ku kintu kimwe icyitwa ikiremwa muntu. Kuko amakosa turimo gukora ntago ushobora kuyasanga ku nyamaswa. Sibyo? Kunanirwa kwiyunga ntushobora kubisanga ku nyamaswa. Rero muntu nkurikiye uko uteye kose ku myumvire yawe wumva yuko ugomba kubaha kandi ugaha agaciro igikorwa cy'abashakanye kuko cyubakiyeho byose. Aha niho umuryango uvuka, aha niho itorero uvuga ubarizwamo rituruka, aha niho ijambo ry'Imana uvuga rituruka. Utigishijwe uzakwigisha n'uzandika iryo tegeko n'iki inzira niyo ngiyo. So rero dufatikanye guharura uwo muhanda ntugasibe kuko iyo usibye ni ukuvuga ngo urayoba kandi iyo uyobye ibyo wari ufite ntubigeza aho wajyaga. Reka rero dusoze tubashimira ariko twibaza twatubaza twacu k'imvumburamatsiko. Ubundi ubwo nagiye mu mvumburamatsiko nyine nta kabazo gato k'imvumburamatsiko karavuga ngo iyo uvuye imbere ya kamera gutya sibyo batwumva ubwo barakora comment zabo ariko rimwe na rimwe si cyo naringamije icyo naringamije kiri muri nge nubwo bajya badutekereza bagasubiza ariko icyo mbangamije kiba kiri muri nge. Iyo uvuye imbere za kamera gutya wenda ukomye ku banyamadini uba wumva ufite ikihe kintu wumva kiba kiri bugukurikire nyuma cyangwa igeze hirya hariya wiyumva gute? Ntago wumva uvuga uti hari mutima wo kwicira urubanza? Hoya nta mutima uncira urubanza kuko gusa abantu nyine wenda uzagenda ubibona mu biganiro tuzakora kubera ko ntabwo ndi bubikora uyu munsi gusa n'ikindi gihe kinini ndahari. Nuvuga ngo akenshi ari igihe uzajya ubona bamvuga nabi ukabona cyangwa se abantu bavangiye bavuga ngo ni indayi ya Yesu. Sinzi aho numvishe iryo jambo, ni ubuyobe bubi cyane. Nta ndayi ya Yesu ibaho urumva. Twese tubaho kugira ngo dufashanye dufashe umuryango. Urakoze rero kuba wemeye ubwitabire ubutumire bwacu ukitabira kandi ukabuganirije abadukurikiye neza. Imana ibahereza umugisha rero mwebwe abari badukurikiye kuri televiziyo cyangwa se channel yacu yitwa Umuco Family Gospel TV. Mu kiganiro cyacu mumenyereye cyangwa se mukurikira muri benshi cyitwa Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Umushumba ni wa wundi ni Pastor Karimera James, n'ubundi musanzwe mumenyereye. Itorero ni rya rindi Disciple National Pentecostal Church
nk'itorero mpagarariye, ariko hakaba hari n'icyo gikorwa twasabye ko dukomeza dusengera mu biganiro byacu, kiraza kujya kigarukamo kenshi, igikorwa cyo kubona santere yo kubungabungiramo umuco n'umuryango n'iyobokamana, kuko ntibizatandukana. Mudusengere, ukozwe ku mutima atwibuke, adutekereze. Nomero murayibona ibica kurekara ku kiganiro, ni 0788 47 83 89. Iyo niyo wabonaho Pasiteri Karemera James. Hanyuma hakaba niya Chantal nayo ya 078314 murakoze cyane. Imana iguhereze umugisha cyane. Nitwongera kubakenera tuzababona. Nicyo mwijeje abantu, kandi hari n'ibyo wagiye ubasezeranya uzaganiraho ugiyemo cyane cyane kucyo bita imibonano y'abashakanye b'abarokore, kubera yuko iteje akaga, iteje ikibazo mu bakozi b'Imana, kandi bitagakwiriye. Twakakwiriye gutandukana n'abandi. Bibiliya itubuza kwimana, twe tukimana tugakora ikinyuranyo nacyo, kandi tukumva ko twabwiriza abantu bagakizwa. Icyo gihe hari igihe dushobora guhinduka nka bya byapa ngo biyobora abandi, ibyo ntibigerayo. Ngicyo icyo muhishiwe ubutaha. Chantal arahari ku bwanyu, namwe muhabe kubwe. Imana ibahereza umugisha cyane. Twabasengeye rero, kandi twiringiye imbabazi z'Imana ko zisumba ibyaha byacu, twiringiye ubuntu bw'Imana ko busumba intege nke zacu. Kubwo kwisunga ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana, duhabwa byose na Kristo, cyangwa se tunesheshwa byose na Kristo. Amaraso ya Yesu rero ababeho kandi abatwikire, imbaraga z'umusaraba zibazeho, kugira ngo muhahe muronke ibyo mwakoraga, mukosora ibyo mugomba gukosora, mushyire imbaraga mu byo mugomba gushyira imbaraga, nk'uko umukuru w'igihugu cyacu akunda kubidusaba. Rwose kura amaboko mu mufuka, kora, vuga, tinyuka, nibyo byaguhereza gushobora. Nimba ari ikiganiro cyapfaga mu buriri, nimuganire. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwigire hafi tujye inama, ngo nimuze tujye inama, naho ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku birahinduka bishesha ndasherege. Rero Imana niyo yashyizeho ikiganiro, n'iki ngiki niyo yagishyizeho, ariko na cya kindi cyo mu buriri niyo yagishyizeho. Mwigitesha agaciro. Imana irabahamagarira kuza mugahura, mukaganira, mugashaka igisubizo cy'ikibazo gihari, ku buremere ikibazo cyaba gifite byose kirarangira. Imbaraga z'Imana rero zibabeho. Tubashoreje dutyo tubashimira tuvuga ngo shalom shalom.